abagabo bose nabe we hakuzi ko abantu buri wese asigaye akurura yishira hanyuma si ibyo ngibyo njye ntabyo ngira wasariye bari kurabizi ububi bwanje do ni gutya do ububi bwanje do buhera habarabizi do baramberope nyine shandikiza mana noneho mba numva sha bose mbakunda ndasunda kandi mu mantuzi banyu ntasheri ngira muri make barabana bose ari abanje nyine bose ngomba kugira ute kubagira gutya mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami Imana akusha abagabo n'abana beza bagesha yo mutegerezo ewana ako ntakubeshye narugaga kubona umubebe ufite injwiri kera urumva uzamenye yuko buri wese akunda ese ubundi wakuye ibyo bintu wamenya wasanga harimo ibiki harasaze rero twe tubikora nza mvuga ngo abafunzemo neza tugende abagabo banyu kandi wumva uzava mu bagabo ryari ntago nabavamo kandi waramukundaga naramukunda nkanamuca inyuma aho nyumvire mukunda yo ko shani byiza shanda babaye nibwo bwa mbere cyakora kuva nagira muri iki kiganiro wababara ya Allah gute man umuntu akubwira ngo nago yagutera inda man Gasaro TV ikofi aratumana nakora ikiganiro ari kuririmba abakunzi bacu mbahaye ikaze aho muri hose abari mu Rwanda East Africa nagona kibagirwa abari muri diaspora murumva nangiye nseka cyane hano abakobwa harimo witwariye muri kunsetsa cyane ndetse n'undi wita Job rero impamvu abantu bahuje uyu munsi hari wansabye ko nabahuza ari we Rehema mbwatira umukobwa usamuze nawe hari byinshi nifuza kumubaza Job nguhaye ikaze ndashimye murakoze cyane amakuru umeze neza aki beach iri kunsa kuza ariko meze neza we umeze uterehe ndimo ndavugiriza ngo beach bitewe n'ukuntu nyine mbona ndi cyiza mba numva navugiza nkineneka nkamera nka gutya rero tangiye ngo nkwe I don't give a shit ariko by the way ku Gasaro TV long time ko mwe munkumbuye I'm back murabizi ko bose ari abanje nuko iki wambwiye ngo nzaguze n'uyu mukobwa naga ari bidanje urumva tutujya dukora ikiganiro ari ku beach numije yivugishwa ngo nkwe ngo abagabo bose nabe we hakuzi ko abantu buri wese asigaye akurura yishira hanyuma se bajya kuba bawe bate neza zeje barabizi byo bashaka mama simubizi rata hanyuma si ibyo ngibyo njye ntabyo ngira wasariye bari kurabizi ko ngiye ndi kwirana n'ubwo ndimo ndikubita barabizi ko mora nikubita hanyuma se niba koko bihari ukaba wumva bashaka kuki ngiye wumva ntabyo mfite cyangwa ntabyo mfite bareba first of all ntabwo ngiye nshaka kumva ibyawe ndimo ndivugira ibyanjye urumva njyewe kuba navuga ko ndi mwiza iryo ni ijambo maze kumenyera sibyo ntabwo ribatunguye sibyo rirabatunguye iryo jambo mari ndi mwiza bose nabanje hari ikindi kintu kindi ngo nkwe reka nkubaze look at me njyewe ibi bintu by'amaperike no ibi bintu by'inuza na amafaranga mashere nuko amafaranga cash bro niyo mvuga ngo bose nabanye ko baraza bakayandundaho nkagenda nkaba mwiza nkisiga ubu ngubu nono warisize ko nkisiga ndisiga mashere ndabibona ko wisize ikintu ko bagaciye ka mukorogo ubundi ndisiga urumva kuko na amafaranga nese bigurwa ubuntu kurama amafaranga turebane neza ndakuriramo iki amafaranga kandi narayagura ubushize se watumbajijeho natugaruye nese wakuyemo bakagaragaza ububi bwawe hanga ububi bwanje do ni gutya do ububi bwanje do buhera habarabizi do winzana we mikoro nje natangiye no kurakara kuko mikrofone yanjye yarayimennye yarimenetse
oya ariko no kuri Imana mujye muzajye mureka mvuge mwumve. First of all ndi mwiza, second bose nabanjye. Abaki abagabo, excusez-moi. Nyine se haruzi ni ubushinzi wonyine ni rem kugira ngo ububi bwe butagaragara. Wakuyemo amafaranga masheri. No, ari imisatsi ari no ano mafaranga urayazi. Uzi yingiyi nayitumije muri Bangkok. Ariko nanongo ni muri bangu umva se Bangkok utanavuga ngo ngongo bangu bavuze bangu muri bangu mwimbere no nayitumije. Suri kubyumva neza se? Niwo mvu nyina arabaye. Urapfuye nabawe koko. Nyine subyemeye subwo. Ubu se okay ubwo none nabitumije muri Bangkok. Niba koko mbabona nawe ukabubabona ubwo turabasangiye. Sundi muri gupiki ku mugani wanyu. Nimba Katerina Sando mbwire neza niba ndi kwirya kamera umbwire niba ndi kwirya n'ibiperike byanjye niba ndabisukuza neza byashaje nyine neza ano mafaranga yanjye ano mafaranga yanjye aya ntago arashira mu masheri twa twashoye humura tunagenda ukatugura urumva bakatukuzanira mu kamvirope wubashywe hariho n'izina ryawe ni muri envelope koko twe ni muri envelope envelope yandi ya senkani imwe za sima urazizi hari ukuntu bazikora bazikoresha mu bugari nsuje abantu bose bakoze envelope none se tukiraho kimye wenda kabagabo bose ngara bose ari abawe ubu nagurutse wagiye muri envelope ndi muri envelope ndi muri envelope nyine shandikiza mana noneho mba numva sha bose mbakunda ngwiki kandi nabo bagukunda ngwiki baza noneho badakunze igikobwa nkanya do nta jotojire mutankunze mwakunda nde yiki noneho abivanyemo nje ni etape by etape ngaho ni sawa na perika araza kuyikura byose ngase nshatse nabikuraho right now nkahita mengeka ibintu ese wakuyeho tukareba mani barabizi man twe turakadze ubundi sinakoze ikiganiro planti kavamo subizi ibyo ntabwo ari ibitangaza barabizi ko nge mbikuramo nkabinyuruza wakuyeho tukareba oya nje si umuzi rata ko nge mbikuramo nje barabizi dore ngira gutya kuko nje I'm proud of who I am so look at kandeba ku ruhande reba hano neza unahatere bizu no unahatere bizu ubundi si ubwawe bakumariye iki mu gihe bakuzanira amaperike muri envelope noneho bikaba binashaje gutya buri kanya tuzodaringa muri bango muri envelope why don't you understand my language bitch I didn't say kari umugabo binzanira navuze ko mbitumiza hehe muri bango nanjye nabazaga nti abagabo bawe bakumariye iki wasubijwe bakumariye iki ko nge mbitumiza muri bango nyine bakumariye iki navuga ko ngo bose nabanjye nabe nanjye mfite twa tu business nakubwiye wowe bakumariye iki bitch nago wabimenya masheri wabibwirwa n'iki kutabikora uranga twe barabidukorera urumva masheri hagashya manu we nkumva nurungewe urumva nabanje shawo mvuze ngo iki ubuntu ntaribi niyo baba ari ubuntu ariko nabanjye setu kubera yuko n'uyu nguyu n'umusheri we aje hari igihe wenda namubwira ngo nkwe nkamubwira nti ntaribi ko Kigali widu barabizi diaspora simubizi Kigali niyo mutabizi Kigali widu kandi bose muri abanjye we do or we share share kuko nimba bitabawe mbibutse ko ndi umubyinnyi mbyinira kuri Instagram nkakaraga ikibuno ushaka yuko mubyinira go and check my Instagram account official akaronga kadomo rehema dukomeze ahaha ndasunda kandi abagabo banyu bande banyishyura ariko rwose kandi ntacyo bakuraho kandi samaze kuvuga ko nta kintu bakuraho bose babanyishyura bakwishyura bati ni kubuntu kubyina nyine n'ubuntu niba ari ubuntu cyangwa nuko ari abandi niba wansanga hejuru ya sheri wawe se kutamenya niba yanyishyuye cyangwa namuhereye ubuntu ntiwabimenya kuko ibintu nanjye ndebera ubuntu ko baba ari abasheri banyu se ibintu ndebera ubuntu nawe urabyumva muze munyishyure njye mbirebera ubuntu muze munyishyure ubwo nawe urabyumva nawe bagabo beza mwubahwe muze munyishyure mbabyinire jya kuri Instagram
urebe page yanjye wandikaho official akarongo akadomo Rehema uze nkubye niba unafite na sheri ntugire ikibazo rwose uri uwanjye kwino nkubyinire hanyuma ubyina abasheri banyu niba mbyinira nese mbabeshye nese ngira sheri nta sheri ngira mbyinira kuko bose ari abanjye nyine bose ngomba kugira ute kubagira gutya Yesu uraza guhamagara do na nyunyuri uramuzi aha ako sinjye ari cyose mfite undi muri gupfiki Rehema ati abagabo bose nabanje nawe uti bose nabanje ubundi wese ntagira be muri gupfiki ubundi ari kubitabe kandi ari abanje ntago byumvikanye ese abagabo kari benshi mu Rwanda wenda ka tuvuge mu kibazo icyangombwa nuko mwese mugomba kuza nkababyinira mukamurebera niba abagabo igihumbi nzi ko batakwira ku muntu umwe kubera iki muri gushwana Jo kubera iki igihumbi siwe watangaje inkuru ejo bundi ngo umugore bamufatiye hejuru ngo ibiki n'ibiki ngo bafatanye siwe wayitangaje cyangwa nayo barebye subira ugenda uyirebye niba mwarayirebye gute bamurebera ubuntu disi ariko ngiye banshingira business urabyumva mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami Imana tugikomeza business irakomeje niba waba ufite sheri nkuko nabikubwiye ngwino nkubyinire ko mwese muri abanjye simubizi se njye nyambivuga ako shabagabo n'abana beza bagesha muri mutegereza none ukuntu bose ari abanjye shasando ndabibyimba nkumva I'm proud of it abashiri banyu baranyishyura nk'ababyinira birebera ubuntu nk'uko tubirebera ubuntu baragenda bakibeta bakabibeta kamara ikipebi kintu kikobwa n'ikija mama that's why bose mwese muramanye kano kana gake ningize ngo ni umugabo ninjye guhita musumira gutya ni ukuri bite n'ukuntu bose ari abanjye njye niyo nibone ugize gutya mba numva leta nsumira gutya abaye addicted ngerega barabizi nyine ndabakunda I love man ndabakunda mwubahwe urumva muzi ibintu mukora videographer se sahari masomi agakoma wabonye ko ahaye umugabo impano wa mugani mbona bose ari abanjye n'ukuri nese uranafite sheri ubwo wagiye kumwicare bakagufatira mu nzi ukamusaba ashobora kugutakamba njyewe nta kintu na kimwe njya mvugana n'aba baby akareka ariko nyine ewana mitana ndabakunda n'abanjye noneho na sheri wawe bose n'abanjye nawe unyumvire bose n'abanjye as I told you all of them is yakatangiye kumwiba keza njye se ndiba ko ari abanjye muri make aba yamwibese buri gihe ariko yibeta ibyo birandeba abaje kukirebera igikobwa cyiza cy'ikibebi masheri kibakunda nabo bagikunda urumva neza kandi urenze bro urenze okay urenze koko do you hear me no. Say izo business zawe nta akagatwe izo business zawe hanyuma izo business zawe nshushu twiganire no twiganirire urumva ntari urumva kuko nubundi ndabizi neza ko izakugiyemo ziba zihagije nyibwirira ikibazo kimwe aka business kawe reba hose nkoramo n'imyenda ko mbona ushaka kunshenyamo imbere ndimo ndireba injwi rishana zeruka gakira mu buzima bura wenda urumva nuko wenda tutakagarukaho ako ntakubeshye narugaga kubona umubebe ufite injwi kera man kera urumva twe dufite umukozi w'iwacu papa wanjye nge aranetesha urumva man aragiraga injwi nyine no gusokoza nyine nibimukundire I was asking you ako ka business kawe nta nubwo katumucishamo agasokozo like basi rona ngiye basi biriho birashaje sibyo biracyayagaruza kuko narashoye ya n'amafaranga nkuko nabikubwiye nakirasa yanga n'amafaranga urumva nta nubwo wanyuzamo agasokozo mugira gutyo uramutse usanze ari byo nkunda kuri abo ngabo bawe uvuga
nta n'ujya ukura mu maso ngo akure mu maso yawe azamura agasatsi agire gutya. nyine nakubazaga nti uramutse usanze ari byo nkunda kandi naba ari byo bakunda. Sando wibutse akantu hari umuntu wavuze ati ngewe ntago nkunda nyine ngo abakobwa nyine bafite imisatsi nikundira bafite naca. Ntago mwibuka ko kana uzamenye yuko buri wese akunda umuntu. Ese ubundi wakuye ibyo bintu wamenya wasanga ari biki harimo ibiki arasazi ameze nk'umusazi n'ubundi kandi ubu kandi shere wawe umunsanze hejuru cyangwa wenda namufashe namugigije watangira kuvuga ngo nkwenkwe na sheringira sisi twe turafise vuga ngo ego no vuga izina dukwiriye urwego kazise no twe turakazi nabanje I repeat again nabawe nabanje nibyo bintu nk'iby'abasazi subegeze inyuma mani ni imurike bereke n'ukuntu ari nabanje imurike twe tubirimo masheri wese kuburi muri utwo mutunguza agakomo kanjye ukibuke nakomba naguhaye kugira ngo uze kubikora neza byose harasaze rero twe tubikora nza mvuga ngo abafunzemo neza tugende abagabo banyu kandi dufunga ibikapu turenge tujye kubahereza ibyabo tubakoremo umukwabo we gira uti we ngaho akaba amaze kwimurika kabisa arakwiyeretse nkahita njya no ku ruhande nkafata amazi nkongera nkagaruka ko ari abanjye mba nzi ko batancika baracyandeba right nabawe nabanje of course uri muri nakavuga neza ko kana iyo beat ndi kuyikunda noneho mva ukuntu ngendenza nshobora no guta nkubitama akaririmbo yo nabanje I repeat this again bitch nabawe hanyuma bajya kuza byanze biti ni babandi bawe bamamagara rega banyitayo Sando buyingiriye isona neza sha urumva ntumufate ashobora guhita avuga ngo wenda kuko ngiye agahita kwikundira muri make wabyumvishe inde se unkunda ko ngiye baba ntumufate kugira ngo atumva akajwi kawe umugabo nyine ni Simeo arayagaye bakumvira iki ariko ni ibiki byadanje uri kumva aho ngaho amafaranga Simeo yabaye amafaranga none nje barayama bro nje barayama rwose kubera ko none nge ntayo bama se birandeba ko wavuze ko ufite ama business yawe atana gushyiraho agaplante kamwe base nyine ko wavuze ngo kubabyinira njye ubona nta kintu I am so excited to have this water nabanje kuko bakunda n'amazi ngaho komeza nabawe beat barayizi man yo nabanje kandi beat bayizi erega nge barabizi ko ngwamo abisubiye uri kumwe n'abagabo ntajye basakuriza umugabo ariko nturangize ntuceceke ntuwabwirwa n'iki ko ntangiza we wabimenya ute ko ndangiza ntago nta nubwo urangiza byo ndi kubona ntiwabimenya nyereza we nta nubwo urangiza uravuga sheri wawe urane ubizonye wicare urebe nko mubawe wa mugani ubabaze bazakubwira uburyo bigenza ikibazo nuko nta sheri ngira zamubaza ntawe ngira abafunze mu neza tugende reka mbaze rehe wowe ushobora gutwara karye nyine agasimba mama rehe hanyuma wowe reka kangurukiyeho Sando agasimba ngiye kubona ngo pa anti gahita gakomeza uyu nura nakagabo usiko nabagabo baba nuko kari agasimba nakagabo ni abagabo none kandi abagabo basigaye nisimba n'udusimba hari n'udusimba nitwo tumukwire nese hari n'udusimba tw'utugabo yerekana hema rehe abantu benshi bavuga ngo nk'umukobwa ushobora kugenda nk'umugabo akajya ku mukobwa agatwara umugabo w'abandi wowe ibyo bintu bifata gute mbifata neza nese batwara ibintu byawe ngo nyine ntabwo ibyo bintu biba ari ibyawe yes c'est tout wowe bifata gute
ngo umutipe ngo bike nyine ugasabana kuvuga ngo uriya mukobwa ni indaya yatwaye umugabo w'abandi bifata gute hanyuma uwo mugabo batwara ni ihene ntabwenge agira abafite ubwenge wana nawe aba yaje namugurira byeri kandi arabiwe bose umva se tu noneho njyewe ni kane kuko ndashaka imifungo bame nipaka imifuka yabikame ngirapa ikaze nzanye wallahi mbakubye kane kuko iyi business nanjye ubwanjye bro yankaraze mind mba nk'igisare niyo mpamvu ara yanjye soba habe tuno turabona njye ariko mba ngomba gufata ibintu byose mbona ari ibyanjye abana ari abagabo rwose nutudo udo boy na wiki ko ngiye nakubwiye ko bose ari abanjye se tu ubu ngubu rero nkabajyane kabisa mbavuga ati umukobwa ameze nk'umuntu ucoma ntari bitubwo muba mwarunguriye ntari ucomye kangaherehe ngo iki bihakane ntucoma ntago ncoma uracoma ngeze ndi mucomante se bamuzi shabirana gusa kabisa je ntago ndi mucomante masheri ba mucomante arazwi je nitware nyine nibyo twavuze barabizi mubaze ibibazo bine ubundi dusoza ibibazo bine wavuge shambaza cyane nziza nyumvira wallahi kuri kwimana ngiye mbona ntazi ngira kurono mba nagize gutya okay ngambaza oya banze uvuge wisanzure numara kuvuga umbwire nkubaze vuga man zo diru zireke wumva uzava mu bagabo ryari ntago nabavamo nibishobo I will ntuzabavamo none nabambavamo mubiye icyo cyari icyambere cya kabiri uzashaka umugabo umwe utuze cyangwa wapi wenda sinzamubona ndabizi se by'Imana izagera nibyo tuzakira gusa icyo cyo bose nabanjye c'est tout right now byumvikanye ko mwataguhaza icya gatatu nubundi nago yagose gute nago umwe yamuhaza impossible kandi bose ari abanjye sura mugira umwe nkande bro impossible case man uskije ibintu mari bitanashoboka broski nyuma cya kabiri jewe ngo umwe banzubi how I don't understand man I'm serious bro cya gatatu sure kibazo ugira amagambo menshi rega ndababaye umwe bose nabanjye c'est tout ngadukomeze shiri icya gatatu uba wumva uri mwiza uri gitangaza mana we gishoya darangije se igishoya ukiri cy'ubwiza kirankurura mpita numva nahita mvuga ukuntu noneho ndi mwiza fo nari bireka dukomeze ngaho nta kibazo nkuhaye akanya ngaho bibabwira mana ndi cyiza ni ukuri simubizi bose nabanjye singa bakunda ese ako abantu baba bakoze ibintu byinshi bavuze n'ibintu byinshi ubundi nkawe tutagiye guca ku ruhande uhaba gutuka bafatute abantuka umuntu bifata ngakantuka igo ngo waramutwaye ngo ibintu byina ngo biki nawe nyine nawe byose urabizi wowe ubafata gute tuvuye kuranga kuri comment nyine kuri ya noza yawe IG yawe ibintu bakubwira banuka mbona atari sawa sometimes barantuka fo ariko nyine abantu bantuka urumva nabo barabizi ko nabo baba bafite ibibazo bibaremereye mu rugo iwabo sibyo barabizi neza ko igihe kigera ijoro rikagera bakaburara so nago nyine byambabaza tu kuko it's my business kandi nyine biba byanyinjirije nothing is cyaka ibyanjye byarangiye I want to ask you one question kabazi iki matahira ngiye humura nubwo mbazi ibibazo byinshi ngiye reka nkwibarize wari wigeze ukundanaho narakundanye kandi nyine uri mu rukundo ruri seriye tu nyine umutipe umukunda wigeze ukunda umutipe nyine like umutipe umwe yes byarabaye ariko byari bigoye kagatima ko gukunda abagabo reka kaba karatangiye kera nuko nyine umuntu akajya yumva aramukunda ariko nyine ku ruhande hari ukuntu aba yumva shagaraye nyine
kandi waramukundaga naramukunda nkanamuca inyuma aho nyumvire mukunda ko shani byiza wabyo byumva ngwiki ujye ubibona ngwiki kabisa ukamuca inyuma kandi ukagenda ukumva biri fit uzi ukuntu biba biryoshye iyo uri guca inyuma shari wawe umva cyakora umva nyine nabonye usaba umuhinda urukundo urumva urana mu bwanga azagutsibure nyine tu ngo azagutsibure nyine tu ngo bino biboro byanyu bibyimba nyine ngo by'abana urumva nyine like aguteye inda urumva aguteye inda urumva wazajya wicara ukumva winenetse pe yego kumva ndi kukineneka katanikora unishimye bya dance babagabo se bandi abangabo nabankatiye naba ariko nkajya ngenda ku ruhande tugasaranganya so guys mumva ko muri abanjye ntago ngiye gutwita mumbabarire mva ntago iyo diru ngirimo rwose mutazancika ngo ngakadakabije ndora abagabo ko mwineneka iyo diru nge ntayo mfite abagabo rero ibyo bize nge ndagira mbamenyeshe ko mbakunda man ibyo by'abagore baryoshye simba mbizi nkunda iki sando cobano kurangi nkunda abagabo nanakirasa by the way muri make Jo mugihuriyeho ari Jo akunda abagabo ndabakunda pe n'izina ry'Imana noneho bije afite yo kugira bino biboro urumva iyo diro no kuruhuka njewe muri diro nje nje noneho nta karuhuko nzabaha nje ni until nduhuka iki mpaka mpfuye nyine wari uzi ko courage tangiye nzagera aho ngaho mbahage singiye simbabiye ubundi se nicyo kintu kikubuza guhaga abagabo kandi ubirirwamo ubiyorosa ubisatse yara nabasabye ko bamutera inda nuko batarayintera niba yintera nzashyira agapira hasi rero ntago iyo gahunda y'indirimo izo diro ngewe ubuzigumanye niba ziri no kukurya izo boro zawe ubuzigumishije yo urumva ariko ibintu byo kumbwira ngo ngwino nyandikire kuri Instagram nkubyine niba ufite sheri ntugire ikibazo okay mama tuzi mwanyu they know her ese bera ntago ibintu byina bajya babihaga nta mugabo njye ujya umuhaga amasheri uzabaze ibintu byina bikora neza kuko ndi professionnel yes ntibagire he kuki udakunda abasore tujuru n'abagabo abasore mu piki bari he nyereye ku musore munyereke baba bafite nk'utwana nk'icumi umva umwe yaratemwe mani ceceka ibyo by'abasore tube tubyihoreye mani munyereke hano naribi nanjye ndeka muganiriza mubwire ko ari he agakomo urumva yuko byaciyemo nyamara narisubira yisubiraho iki ko babizi ko subiza irata n'abagabo subiza gahunda n'abagabo bakunda hanyuma Jo we buzwa n'iki gukunda abasore nako PATTEL niwe wakunze ubundi mbese ndumva muri kuvuga atabagabo abasore mu piki nabo nako bushize ngo na amafaranga umusore we ntago ari umugabo rego umugabo nushinga ivi kibaza abagabo bigera ikintu cyitwa kajagari abagabo abasore kandi ikindi nta nubwo bakora akazi neza ndapfuye reka nse ko ntago mbeshye hanyuma se warasigaye beach geniriza abagabo nkuko nabivuze nanjye ariko n'abagabo abasore nyine ndumva baragiye no kwese kandi nakubwiye ko njye abasore mba numva afite nk'utwara ka bunyunyuri ka soreye na Anita kuri buri baby wese ako umugabo he just come and telling you ataye umugore we nubundi amusize nubundi n'abagore ariko batabagabo ya nkuru iriya nkuru buriya shawe you will speak it mani byarafatanye bro birafatana ngo pa ndiko nawe bizakugendekera sasa ugafata muzamama kandi ngiye ntabwo nkomeye yende kwishakira untera inda
atari wantera indara ngo Pattel twikomereze si wabisabye Pattel ntiyakwemereye ntiyahatiye se rahira nawe wararushye nyenye sha ndababaye nibwo bwa mbere cyakora kuva nagiye muri iki kiganiro wababara yalla Ayiwe. gute man umuntu akubwira ngo nago yagutera inda man ubizi ute kandi yarakubwiye ko uwo mutwe katarayigezamo wawe ngo ari wakunda ngo udasuka none se cyakora ibyo ubizi bintu ubuvuze ntago aba ari bisawa Ubizi yanze ko kugutera inda itarageramo, man iniga bisite. yarakwimye si bishoboka aya nta niga yanyima ndababaye ivere no mu kiganiro wigende ntaho ngiye man ubu nanakirasa wahe wanze kuguterera ko nawe gwiki kandi nakubwira ngakunda umutwe wawe nose niko utakunda umutwe nagire ni wowe yahereye Nagire. hareba azagenda amanuka kidogo Nagire. abone ibaze nuko kw'Imana kumusaba Imana uzi ko yamusabye ari kumwana nuko ni nko gusaba umuntu umwana tu sibyo ni ibintu birenze nyine mbabajwe n'ukuntu yabikwangiye pe n'ukuntu abagabo bose ari abawe Nawe ndababaye ubundi nk'igikomere mu buzima bwanjye bwose ngo yanze kugutera inda winyongorera sheri vuga kamera bwira kamera hano ngiye mfite kamera yanjye hano ngiye mfite kamera hano ngiye mfite mikoro yanjye ari kuvugishwa na kamera ariko ibiri kundeba ni hano oya birambabaje man mbebe yakumwana umuniga iniga imuhakanire kandi abagabo bose ari abe none se umva muri abanje ndabakunda ye tugara ku musozo gira icyo ubwira uwo mukobwa mwahuye ihangane ko umuntu yakwimye inda ko kandi narayivukanye mwamwimye inda kandi narayivukanye na nyine man si yamwisabaye se ngo azamubyarire ngakanga wenda azabyemerwa yo tegereza wihanganye ndahari ndahari niko ndahari tegereza wihanganye unasenga ujya n'akadeshi nakanyarira ndagasa hose ngo abafunze mu neza tugende simukaza ako kantu se muzinga ibikapu turenge tujye kubahereza ibyabo nyine ibikapu ni ibikapu urumva jya wumva ariko rap man Bwira abagabo. jya wumva rap Bwira jya niba ndi abagabo. kubwira urumva abafunzemo neza tugende tuzinga ibikapu turenge tujye kubahereza ibyabo tubakoremo umukwabo we gira uti we dore umugabo we ndamubonye manika nsanga uriya musore nsanga uriya musore ngwino mabere abagabo mwakoze cyane rero uyu munsi mwakiriye gute ikibazo cya nyuma shamba ntari bito ese n'ubundi kari kwa kundi ni abagabo twese duhuriye ku kantu ni abagabo mwaragize mukanabapfa ubu musanze ku mukiriya wawe mwaseriye ariko n'abanjye si bihagije se nanjye reka nikomereze njye kumushaka yego reka nguhe umwanya ugende dore buranije Ngende. butakwirana wakoze Gasaro TV.